Ndabasuhuje cyane mugire amahoro aho muherereye hose. Sasa hari abantu bigeze kumbwira ngo mbereke ukuntu bakura amadolari yabo kuri Geti.io bakayazana nko kuri Binance cyangwa se OKX kubera ko arizo ziyabaha mu yandi mafaranga nk'amanyarwanda ni urugero. Muri aka kanya rero ngiye kukwereka uko wayakura kuri Geti.io ukaba wayajyana kuri OKX cyangwa se Binance. Ubwo ndifashisha Binance nta kibazo. Uburyo ndi bukoreshe ni ubaye uyajyana no kuri OKX ni ubwo buryo wakoresha, ariko njye ndi bwifashishe Binance. Nawe nimba ufite Binance niyo nakubwira gukoresha kuko batanga amafaranga y'amanyarwanda menshi ugereranyije na OKX. Ndabanza mbibereke n'urugero, ubundi njye nyagurisha kuri peer to peer. Reka nze mfungure OKX nkwereke turebe uko idolari rihagaze. Ndahita noneho mfungura na Binance nkwereke uko idolari rihagaze. Ubwo nyine ujya kuri peer to peer ngira ngo ibi byo narabiberetse, icyo nshaka ni ukukwereka ngo turebe ngo idolari rihagaze gute, warigurisha kuri angahe. Ugiye kuyagura wagurira kuri OKX, ariko kugurisha wagurisha kuri Binance niho batanga menshi. Uje hano kuri seri urabona riri mu 1410 gutyo, wabona ko ari 1410 aba bantu bashobora kukuguriraho idolari 1410 rwose. Nk'uyu wa mbere yahera ku 2000 akajya akugurira nyine ku idolari gutyo 1410 nta kibazo. Ubwo iyi ni OKX, ariko impamvu nakubwira kujya kuri Binance, reka nayo tuyifungure turebe, nayo ndayifite. Ubwo nawe nimba uzifite zose ukoreshe Binance, ariko nimba ufite OKX urakoresha OKX. Reka nze nkwereke kuri Binance ho, ihangana nsubire inyuma, hari ibintu byinshi nari nagiyemo nshaka kuvamo. Kuri Binance kugira ngo tujye muri peer to peer, naho n'ubundi tunyura kuri add fund tukaza hano kuri peer to peer trading. Unyuze hano kuri seri ugiye kugurisha, wowe ugiye kugurisha ujya muri seri, urabonaho idolari riba riri mu 1,100. Wenda uyu nguyu w'icyatandatu ahera ku mafaranga menshi, ariko ahera ku 5,000. Uyu nguyu ahera ku 10,000 yakugurira ku cyane. Uyu nguyu ahera ku 50,000. Reka nze nkwereke ufite udufaranga dukeya. Uyu nguyu nawe ni 10,000. Abenshi ndabona ari 10,000 baheraho, 50,000. Ndashaka kureba nk'amafaranga makeya kuko hari igihe we yaba atageze no mu 10,000. Nkwereke nk'umuntu wakugurira hano, abenshi ndabona ari 10,000. Nguyu nk'uyu muntu uramutse ufiteho ahera ku cyatanu, we yakugurira ku 1419, kandi hahandi tuhabonye ari 1411 gutyo. Urabona Binance rero niyo wagurishirizaho, harimo udufaranga twiyongeraho ugereranyije na OKX. Kandi ikindi Binance haba abantu bihuta cyane, bahita bakora serivisi bihuta. Urabona rero amadolari yahari hejuru, umuntu agiye kubikuza amafaranga menshi niho yaza. Nari nanihuse, dore uyu nguyu we ahera ku 5,000, kandi akakugurira ku 1428. Ubwo niyo mpamvu ariyo ndi buze kwifashisha mbikuza. Ngiye muri Geti.io, nabanzaga kukwereka uko amasoko ahagaze, noneho ngiye muri Geti.io nkwereke nanone ibindi bintu usabwa gukora kugira ngo ubashe kubikuza amadolari. Hari ibintu usabwa gukora, hari icyo bita gushyiramo fund password. Ushyiramo fund password, ntabwo wapfa guhita ubikora gutyo gusa, ukurikire urebe kugira ngo ubashe kubikuza amadolari ufite kuri Geti.io. Ntabwo ari ukwikubitamo gusa ngo uhite ubikora. Ngira ngo urabibona ko mfite amadolari 5 hano. Rero bisaba kunyura hano hejuru ahangaha ukorera na KYC, ukurikire mbere na mbere kugira ngo uzabashe kubikuza. Urabona ko hano hantu n'ubundi uhita ubona kuri verifiye. Ikintu rero urongera ugakanda hano mu nguni mwahangaha kw'aka kantu, ugakomezamo hirya muri setting yawe, warangiza ugahita uza ugakanda hano handitse security. Ahangaha kuri security, iyo ukanze kuri security rero
urabanza ugashyiramo nimero yawe ya telefone, ukurikire nkwereke ibintu ushyiramo. Uraza ugashyiramo nimero yawe ya telefone ikaba verifiye, mbere biba biri unverified. Ukaza ugashyiramo email yawe na Google Authenticator, ubaye utanabishoboye bya Google Authenticator byo wabyihorera nta kibazo. Nibura uverifiya nimero yawe. Noneho hari aho uzagera n'ujya kubikuza bakubwire gushyiramo fund password. Ni urugero nuza hano iyo ugiye kubikuza ubundi dore unyura hano bazagusaba fund password cyangwa se asset password, unyura hano kuri asset. Nujya gukora withdraw bazahita bakubwira kuyishyiramo, ubwo nta kigoye. Dore uko babikuza rero, ndakanda hano kuri withdraw, amadolari urayabona ni 5.23. Ubwo ndakanda kuri withdraw, twihute video itanaba ndende cyane. Noneho ndahita nza hano muri search nandikemo USDT kugira ngo mbone icyo ngiye gukorera withdraw. USDT nkiyandikamo irahita izana n'amafaranga mfiteho, nyikandeho. Noneho ndahita nkanyura hano handitse on chain withdraw, niyo umuntu anyura kuri on chain withdraw. Ninyura kuri on chain akandakanda got it nta kibazo. Hano barahita bansaba gushyiramo wallet address iri bwakira amafaranga, network ndetse na amount. Ukurikire noneho rero, ubwo ngiye kujya muri Binance nzane wallet address ndetse mpitemo na network. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe amadolari agira network. Hari network ngiye kubereka amadolari agira. Iyo uramutse uhushije network birangira uhombye. Cyo ndagisubiramo, iyo uhushije network ukazana network itariyo uba uhombye, nta naho kubariza. Nimba ugiye kuvana amadolari kuri exchange runaka uyajyana ku yindi exchange, bisaba ngo ukoreshe network y'idolari ihura. Nihuse rero ndaza nkande hano, ndakanda hano kuri wallet, nindangiza nkande hano kuri add funds. Ahangaha ninkanda kuri add funds ndahitamo on chain deposit. Ninkanda kuri on chain deposit ndahita nza mpitemo USDT nyine kubera ko ariyo nshaka gushyiramo ngiyi. Dore za network rero, ese ko ngiye gushyiramo USDT ni T-Ronex, ni BNB Smart Chain, ni Ethereum, ni Polygon, ni iki? Reka mpitemo iya kabiri bita BNB Smart Chain. Ntacyo, kuko batwereka ko nibura amakeya yo gushyiraho deposit ni 0.01. Ubwo ndahitamo BNB Smart Chain, nyikandeho, nindangiza nkande hano kuri copy nyijyane. Nahisemo yitwa BNB Smart Chain. Nsubiye muri Get.io kugira ngo mbone uko mbikuza. Mbere yuko nyihitamo ariko ndabanza ngakanda hano hantu handitse network, nkareba network bafite uko zimeze. Nkanda hano mbere na mbere network hari network bafite, ukanareba n'ikiziranga. Hari ibita Optos bakata gas fee ya 0.5, ngira ngo urabibona. Hari Arbitrum 1 nayo bakata 0.5. Bakavuga yitwa BNB Smart Chain nayo ni 0.5, ni niyi nzanye. Bakavuga yitwa Avax nayo ni 0.5. Izi zose urazireba. Ethereum mano yitondere, iyi bita Ethereum uramutse ugiye kuyihitamo bagukata fee y'amadolari 13. Ubwo sinzi ayo waba ufite ngo ujye kuyihitamo. Iyi bita Kava bagukata $1, andi yose amenshi ndabona bagenda bagukata 0.5. Hano rero uhitamo network ihwanye na ya network ya Binance. Wabonye ko nazanye yitwa BNB Smart Chain, niyo mpamvu no muri izi ngomba guhitamo network yitwa BNB Smart Chain. Ubwo ni iyi ngiyi BNB Smart Chain. Noneho hano hejuru ariko ubwo ndashyiramo ya address, sibyo? Ndashyiramo ya address, ngiye kuyipestingamo imwe navanye muri Binance n'iri bwakira amafaranga. Urabona ko nyashyize. Noneho ubwo tugeze ku cyo gushyiraho amount. Bakubwira ko amafaranga makeya ushobora kudepozinga akagenda ni dolari. Uyu muntu aba nyihanganiye we.
amafaranga makeya ushobora kudipozitinga ni $5. Ubwo reka nkande kuri max, njye mfite $5 wabibonye yose agenda. Ubwo ndakanda kuri max, ninkanda kuri max ni ukuvuga ngo ikintu ngiye guhita nkora ni ukukora kuri withdraw. Rero network hano yari yavuyemo ndongera nyisubizemo ya BNB Smart Chain. Ubwo nyine iyo ibyo ngibyo bimaze gukoreka mpita nkanda hano kuri withdraw. Ninkanda kuri withdraw hano barahita bambwira ngo nkore confirm. Ndakora confirm. Ninkora confirm hano hari ibintu bari buze kunsaba, baransaba gushyiramo fund password imwe nababwiraga, ndayishyiramo hano. Aha bampa agakode kuri message, aha bampa agakode kuri email, na hano nshyiramo Google Authenticator. Google Authenticator ikugoye wakoresha bino bibiri, SMS na email birahagije. Ubwo ngiye kubishyiramo rero, ubundi nindangiza nkore kuri withdraw. Ngiye kubanza nsaba utwo SMS, ndagaruka maze kubishyiramo. Ni ukuvuga ngo utwo dukode iyo bamaze kutumpa njya no mu cyo bita Google Authenticate naho nkajya gushakamo agakode kaho, ariko wowe ubaye utarayisetinze ntabwo bino biba biri mandatory, ntibize kukubuza ibyo wikorera. Ubwo njye ndaza nkayijyana, nkahita nayo nza nkayishyira hano igomba kujya, ubundi ngahita nkora kuri confirm. Ngikora kuri confirm ntegereza network. Urabona ko bambwiye ko bibaye processed, $5 yanjye ari kubikuzwa. Ngira ngo uranabona ko avuyeho, ariko ikintu nakubwira hano, utari bumbwire ngo urasetinze password ngo uhise ubikuza, ntabwo bishoboka. Bigutwara nibura amasaha 24 umaze gushyiramo izi password. Ntabwo bihita bikunda ukishyiramo password, bigusaba gutegereza. Ntabwo wazisetinga ngo uhite ubikuza. Ubwo wazisetinga uyu munsi, ejo ukagira. Ngira ngo urabona ko kubikuza njyewe babimbwiye, $5 yavuyeho, ari bungereho bankase nyine hasigarane n'ibice 7. Dore fees bankase yatumye $5 apfa niyi. Bikaba banyereka ko network yagiye hari iyi ngiyi, wallet address kuri network ya BNB Smart Chain. Ubu mu kanya gatoya $5 araba ageze kuri Binance. Ngira ngo Binance iri kumpa notification. Reka tujye kuri Binance mbikwereke. Ino ni notification ya Binance, ngira ngo urayibona iri kumbwira ngo kanze nanayinjiraho kwanza tuyirebe, ubone ko ibintu mba ndi gukora biba biri byo. Bari kumbwira ko $5 agiye kungeraho. Bari kumbwira nakoze deposit, dore yanahageze ahubwo. Urabona bari kumbwira ko ya $4 n'ibice 7 ahageze. Singaya ageze kuri Binance. Ese twayareba dute? Avuye kuri Get.io agera kuri Binance. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu nituza kuri home, reka nze turebe aho tugiye kuyarebera nimba yahageze, cyangwa se arabura akanya gatoya. Nshobora kurebera muri funding support, ntabwo arahagera neza, ariko bampaye notification. Bisaba akanya gatoya, bisaba nk'iminota. Ntabwo arahagera. Ngira ngo urabona ko ahageze noneho. You have successfully deposited. Mbonye message. Ubwo nimba atari muri funding, ari muri support. Yageze muri support, ngira ngo urabibona. Ngiyi na email yindi mbwira ko aje rwose, dore ngiyi. So rero birakora. Ubu $5 angezeho hano. Ngaya ahisaba 5 n'ibice bingahe, ariko dore ngaya hano ni yayandi 4 n'ibice 733. Ubu igisigaye rero ni ukuyagurisha. Sawa rero ni uku nguko wayakora muri Get.io step by step. Nimba ubona video kandi bigufashije, kora subscribe, ukore like nimba ubona ko ari byo. Turi kumwe rero, dore ni uko nguko wayakuraho, nawe ibintu bikore neza birakunda. Ubwo igisigaye ni ukuyagurisha kuri peer to peer. Ibi nabyo ngira ngo ushobora kureba nka video yanjye kuri YouTube yerekana uburyo yagurisha. Ibi byo wenda nimba utabizi nabyo ubwo ni irindi somo, ariko ubwo yageze kuri Binance avuye kuri Get.io. Sawa rero, nimba uri mushyashya subscribe, nimba usanzwe ureba like, share n'ibindi. Turi kumwe, mukomeze kugubwa neza.